n'iki nicyo bakoreshaga. Noneho iyo ugiye kujya mu nsengero za none z'iki gihe usanga nabo bafite kijya gusa n'iki ngiki mfite hano, ariko bakakita irindi zina ugasanga bavuga ngo ni ipendo, ariko wajya kureba ugasanga nta tandukaniro n'ubundi rihari. Ese kuki abakera bakoreshaga kino, insengero zimwe zikaba zikoresha kino, kandi izo nsengero akaba arizo zibamo abantu bahanura berekwa? Ese ni ukubera iki? Ni kubera iki? Ni ukuvuga ngo waba warazakiriye cyangwa se zaba ziri mu gicumbi cy'iwanyu cyangwa se zituruka ku mandwa gakondo z'umuryango kwa basogokuruza bawe, ibibazo bikomeye cyane, kuko ni hahandi usanga umuntu avuga ati mfite inyatsi ndacuruza ntihagire umuntu unyegera. Zifite ubushobozi bwo gutuma umuntu aza gusanga aje guhaha ibintu ejo ntahagaruke, cyangwa se yaza guhahira iwawe ntahagera akigira ahandi. Si nicyo gusa, zifite ingaruka nyinshi zigira ku bantu. Zifite ubushobozi bwo gufata umutima wawe zikawuha gutera cyane, ukorora ugatunga, kuko no gutunga kubana natwe mu biganiro bitandukanye, kandi mwamaje kuba inshuti z'akadasohoka mu bitugaragariza mutwereka ko mudukurikira. Hari benshi rero mudukurikira ariko mutarafata icyo cyemezo cyo kutubera inshuti z'akadasohoka, kandi nukuri ni byiza ko mudufasha kugira ngo turebe ko dufite abantu dukorera, hanyuma abo bantu iyo tubonye ko tubakorera natwe bidutera imbaraga, kandi ni na byiza ko tubona umusaruro w'ibyo dukora. Iyo tubonye rero abantu duha ibintu tukabona feedback yabyo, biradufasha cyane natwe mu biganiro byacu no gukomeza gushaka igikomeza kubafasha kumererwa neza. Rero kuri inshuro si ubwa mbere si n'ubwa nyuma dukunze kuganira na muganga wa gakondo, akatuganiriza ku bintu bitandukanye cyane cyane bigendanye n'umuco nyarwanda, uburyo abantu bakera bivuzaga, uburyo abantu bakera bakoraga ibikorwa byabo bya buri munsi, ariko banahangana n'indwara. Umuntu rero yakibaza ngo mu myaka ya kera ko ubuvuzi bwa kizungu butari buhari, ubundi abanyarwanda bakera babagaho bate, bari bameze bate? Ibyo byo rero byose nibyo tureba, hanyuma tukavuga ngo ese umuco hanga abantu bakera bari bafite kugira ngo bakomeze babusigasire, n'abana bazavuka mu myaka iri imbere 100 200 bazaye bakibona ko abakera hari ibyo bari bafite, kuko mu myaka 200 nkeka ko hazaba hari iterambere rirenze iryo tubona ubu ngubu. Abantu uburyo bivuzamo buzaba burenze, ariko hari gakondo abantu bariho. Hanyuma muganga watangira wenda usuhuza abantu badukurikiye bakunda ibiganiro ubagezaho. Turabasuhuje cyane nkuko umunyamakuru abivuze. Nkaba amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Habinshuti Jean Pierre, nkaba ndi umuvuzi gakondo nkuko abakunze kujya badukurikirana itangazamakuru ryadusuye, kuko twemera kuri umwanya nkuko naryo riba rikeneye kumenya ibyo bijyanye n'ibyo dukora byo kuvura, byo gufasha abantu bagakira za ndwara zitabasha kuvurwa mu kizungu, ubuvuzi bwa kizungu butabasha gushobora, noneho twe tano tukabasha kuzibafasha. Ngira ngo nkaba nyine ndi umuvuzi gakondo ukorera hano muri mu mujyi wa Kigali Nyamirambo, ugeze kuri 40 ahitwa Sezike. Nkaba ngira ngo rero kudusura ni byiza cyane, banyamakuru w'umubavu TV online, ngira ngo ni karibu iwacu. Mu minsi ishize twarimo tuganira ku bintu bigendanye cyane cyane n'ukuntu abantu bakera bivuzaga, tureba ku buryo bakoreshaga imandwa bakanaraguza bakagira gute. Kuri iki gihe abantu benshi ntago bakibyumva, niyo bumvishije umuntu bivuga bamufata nk'umuntu wataye umuco, cyane cyane ariko ubwo tugendeye mu turebera mu bigendanye n'iyobokamana, baravuga bati ibyo bintu ni bishitani, ni byo kwa shitani, nta nubwo dukwiye kuba tubitekereza. Twari turimo tubireba, ariko twagira ngo dukomeze ikiganiro utubwire abantu babifata nk'ibishitani. We waratubwira guti ndanasenga, ndibuka ubushize niko watubwiye. Abo bantu ubabwira iki cyangwa bamarizihe mpungenge ko iyo baje kukuraba bataje kureba shitani? Ngira ngo nabamara impungenge cyane nkuko bivuze, koko ngewe ndasenga, ndetse n'icyo gitabo abantu benshi bizera bashidikanyaho, bamwe bajyaho impaka bigatera impamvu zo kugira amadini menshi. Ngira ngo nanjye ndagifite mu mutwe wanjye, ndetse no kugitunga nacyo ndanagifite. Ngira ngo ni byiza cyane, ariko iyo ugiye gufata ibi by'ubu ngubu bijyanye n'iby'amadini ya none, usanga bidindiza iby'abakurambere bacu ba kera cyangwa se uko babagaho.
kuko bari bafite nabo kwizera Imana bagasenga nk'uko twabivuze n'ubundi ubushize ngira ngo tuganiriza ahari. Ubwo rero ab'iki gihe ntago iby'abakera babigenderaho, ahubwo bagenda ku by'ab'iki gihe gusa, by'amadini, by'amatorero, by'insengero, bakibagirwa mu muco gakondo w'abasekuruza w'abasogokuruza bagiraga wo kubandwa no guterekera. Noneho si n'icyo gusa, ese iyo ngiye kuvuga kuri ibyo ngibyo abakera bakoraga n'ab'iki gihe badakora, ihuriro ryabyo ni irihe? Ese bitandukaniye hehe? Bihurira hehe? Kuko urasanga kera barakoraga ibyo bijyanye no kubandwa no guterekera, cyangwa se aribyo twitaga gucisha. Mu kubandwa rero hari ibyo bakoreshaga icyo bita impinga, aricyo ubu ngubu bita ikinyuguri. Iki nicyo bakoreshaga. Noneho iyo ugiye kujya mu nsengero za none z'iki gihe usanga nabo bafite kijya gusa n'iki ngiki mfite hano, ariko bakakita irindi zina, ugasanga bavuga ngo ni ipendo, ariko wajya kureba ugasanga nta tandukaniro n'ubundi rihari. Ese kuki abakera bakoreshaga kino, insengero zimwe zikaba zikoresha kino, kandi izo nsengero akaba arizo zibamo abantu bahanura berekwa? Ese ni ukubera iki? Ni kuki abatagira ipendo, abatagira ingoma abakera bakoreshaga, basogokuru bakoreshaga, batagira guhanura no kwerekwa? Noneho bikagirwa n'abantu gusa bagira iyo ngoma, bakagira kubyina, bakazunguruka, bakavuza induru, bakizihirwa. Abakera bagiraga bitandukaniye he n'abakera? Kuko abakera barabigiraga, bakagira iki ngiki aricyo kinyuguri, cyangwa se aricyo twita impinga. None bakagira icyo bita ingoma, bagiraga no gusangira, bagasangira umutsima, aribyo twagereranya n'ifunguro ryera ry'ab'iki gihe. Nabo ujya kureba ugasanga nabo bakoresha umukati cyangwa se ukarisitiya, ariko wajya kureba ugasanga nabyo birajya gusa na wa mutsima wa kera. Bakongera bagakoresha icyo bita umutobe cyangwa se vino, kandi nabo abakera nabo bagiraga iyo nzoga cyangwa se bakagira n'uwo musururu. Ese uribaza ibyo bintu bitandukaniye hehe? Kuki tugenda mu by'iki gihe ibya kera tukabyirengagiza? Ni ukubera iki? Ngewe iyo ndebye kuri icyo kintu sanga abazungu hari ibintu byacu badutwaye kugira ngo tubitakaze, tugendere ku byabo gusa, tuhore mu nsengero gusa, tuvuge ko ariho Imana iba, tuvuge ko abanyarwanda kera nta mana bagiraga kandi barayigiraga, bakoraga neza, akaba bazi ko umuntu wakoze nabi agomba kubihanirwa ndetse akazana rimbuka. Ni ukuvuga ko basengaga rero, kuko niyo ugiye gusoma kiriya gitabo cya Bibiliya tuvuga, usanga kivuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'Imana. Ni insengero z'Imana. Urumva ko insengero z'Imana ntabwo ari ziriya nzu zubatse hariya, ahubwo insengero z'Imana ni umuntu. Kuko yo ivuga iti nzagendera muri wowe, nture muri wowe, nzaba Imana yawe, nawe uzaba ubwoko bwanjye. Urumva abakera ntibajyaga mu nsengero, ntabwo bajyaga no muri ibyo byo guterana, ariko bari bazi ko Imana ibaho, kandi bagakora bino byo guterekera no kubandwa no guha abakurambere amaturo, umwero, amasaka ndetse n'ibindi bijyanye n'imisuru no kubabyinira, kandi ugasanga bafite amahoro muri iki gihe kuturusha. Noneho ukibaza se ni kuki umuntu ugize ikibazo, utewe n'abazimu, utewe na nyabingi, utewe na bya bitega, yageze mu rusengero usanga iyo amaze kugeramo asa n'uworohewe, cyangwa se bakamusengera akavuza induru, bati muvemo nyabingi, muvemo shitani, muvemo imyuka mibi, ugasanga abantu mu rusengero benshi bikubita hasi barabonetse. Kuki biba muri za nsengero? Izo nsengero zikubita ikinyuguri, zikubita ingoma, zikubita amashyi, kuki ariho biboneka, ntibiboneke muri za nsengero zidakoma amashyi zikaririmba zihagaze, cyangwa se bagasenga bunamye bapfukamye? Kuki hatabonekamo abantu bahanura ngo berekwe cyangwa se bakore n'ibyo bitangaza? Ni ukubera iki? Impamvu nuko badafite bya bikoresho gakondo abakurambere bacu kera bakoreshaga, bakabaho gusa basenga bahagaze cyangwa se bunamye bagahimbaza Imana badakoma amashyi ngo bizihirwe bazunguruke. Ugasanga rero abantu benshi baragana muri izo nsengero cyangwa se muri ayo madini, bibwira ko bashobora gukiriramo babazimu batera, za nyabingizi batera, za mandwa birinze guha inzoga, banze guha ibyo basekuruza babo babahaga. Ugasanga bahoze mu rusengero bagiye kuzasaziramo, n'uwo bashije gufasha ntibigende neza ngo za mandwa zimuvemo, za nyabingi zimuvemo. Ugasanga baravuze ngo nukwizera gukeya ngo ufite, ngo iyo ugira kwizera ngo biba byakuvuyemo, ngo buriya ngo ukora ibyaha ngo by'abapagani. Ugasanga rero ni ikibazo. Ese izo mandwa zizamuvamo gutazahora mu rusengero? Ese bazamusengera buri munsi kugira ngo za mandwa zimuvemo? Urumva bitandukanye nuko twebwe dukora hano. Uraza
iyo tumaze kubona ko ufite za mandwa bya bitega babazimu, bishobora kuba ari gakondo y'umuryango cyangwa se ari imandwa baguteza, kuko bishoboke ko udashobora guterekera mu muryango, akabona ku muntu uterekera za mandwa ziwanyu, akaziha inzoga, akaziha amata, zikagufata. Rimwe wava mu rusengero ukikubita hasi ukazamba, ukarara nabi, ukabyimba amaguru, ugasakuza, ugahinduka nk'umusazi. Ariko hano uraza ntabwo tugutegeka icyo ugomba gukora ngo uterekere cyangwa se ubandwe, ugahitamo ibintu bibiri. Tushobora gukuraho za mandwa tutagombye kuza n'iwawe, tukazigukuraho mu gihe gitoya. Ntituguhe n'amategeko yo kuvuga ngo uzahora iwacu uhahora uhagaze, utuzanira amaturo, utuzanira ikihoya. Ni rimwe gusa cyangwa kabiri. Za mandwa tukazigukuriraho mu rugo cyangwa se mu muryango, ziguteza inyatsi, ziguteza imikoshi, ziguteza imyaku. Ugasanga umuntu yaragumiwe kubera za mandwa ziwa batazi uko zikora, wenda zirashaka yuko azazikorera cyangwa se ari byo yazimye. Ugasanga umuntu agize imyaka 50, 40, ati wamaze utisira umukobwa uri umusore, ati ndi umusore w'imyaka 50, uzashaka ryari? Ati biri hafi se bizaba ugize imyaka 60. Urumva ko ni ikibazo ahangaha rwose. Uraza ibyo bintu byose tukabigufasha, zaba ari imandwa ziguteza amabuye hejuru y'inzu, yaba ari ukuryama ukamera nk'uwapfuye, cyangwa se abo zifata zikabapfumagura mu ntugu, umutima ugatera cyane, ukamera nk'aho urwaye umutima nta mutima urwaye, ugagana ya nzira y'urusengero uzi ko ugiye gukira, bakaguha amategeko ugomba kubahiriza, ukayubahiriza ntibigende neza. Hano twebwe uraza ntabwo tuguha igihe kirekire, iminsi 3 kugeza ku minsi 7 biba byakunze wakize rwose. Uragira uti ni byiza ko umuntu yabagana hanyuma mukamukuriraho izo mandwa cyangwa akazigumana, biba bifite izihe ngaruka y'umuntu yazakiriye? Ni ukuvuga ngo waba warazakiriye cyangwa se zaba ziri mu gicumbi cy'iwanyu cyangwa se zituruka ku mandwa gakondo z'umuryango kwa basogokuruza bawe, ibibazo bikomeye cyane, kuko ni hahandi usanga umuntu avuga ati mfite inyatsi ndacuruza ntihagire umuntu unyegera. Zifite ubushobozi bwo gutuma umuntu aza gusanga aje guhaha ibintu ejo ntahagaruke, cyangwa se yaza guhahira iwawe ntahagera akigira ahandi. Si nicyo gusa, zifite ingaruka nyinshi zigira ku bantu. Zifite ubushobozi bwo gufata umutima wawe zikawuha gutera cyane, ukamera nk'urwaye, umutima ukajya ugusimbuka ukakurenga, ukabira icyunzwe, kandi nta mutima urwaye. Kwa muganga wajyayo bakakubwira ati nta mutima ufite, wowe ukagira ngo bari kukubeshya kuko bapimishije ibyuma bya kizungu, batabasha gupima iby'izo mandwa zikurimo, ntibabashe kubibona. Si nicyo gusa, zifite ubushobozi bwo kugufata zigafunga igice gishinzwe imibonano mpuzabitsina, cya gice cy'ubwonko gishinzwe imibonano mpuzabitsina zikakizinga. Niho usanga abagabo bamwe bavuga ngo baranzinze, ngo sinshobora gutera akabariro, ngo biranga, iyo ngiye kubikora ngo biranga, ngo sinzi ngo uwandoze, ngo byagenze gute. Byose izo mandwa zifite ubushobozi bwo kubikora. Bashobora kuziguteza, abantu bamwe baziguteza mugira icyo mupfa, cyangwa se mu muryango bakaziterekera, bakaziha icyo bashaka, bakazigutongera, zikaza zikagufata, zikagutera ibyo bibazo. Si nicyo gusa, zishobora gufunga igice nk'icyamara, ugasanga umuntu afite nk'umwanda mu mara, yamara kwituma, yamara kurya, ugasanga kuzajya kwituma aramara iminsi 3, iminsi 4. Kwa muganga yajyayo bamunyuza mu cyuma, bamunyuza mu byuma, bati we nta kibazo ufite, genda unywa amazi litiro 5, litiro 10, utuzajya wituma. Wagera mu rugo ugasanga bya bintu biranze. Ariko ahangaye umaze kuhagera, kuko ni byinshi cyane biteza, uzasanga abantu bamwe bagira amajwi mu matwi yabo, ugasanga umuntu aravuga ati wanjye habamo injereri mu matwi zihora zimvugiramo, cyangwa se ati ndaryama nkarara nsimbuka imisozi, ndwana n'abantu, ndwana n'ibintu bimfata bikaniga bikageza ryari. Abandi nabo zikabafata intoki ziragagara, amaguru ati numva arimo kujombamo ibintu bimeze nk'amahwa. Ugasanga umuntu abaye muri ubwo buzima, amasaha bamwe yo kuryama bakaryama nijoro bakarara bareba, byajya kugera nka saa 10, saa 9 z'ijoro bagatangira bakagira ibitotsi bagasinzira. Kandi ari amasaha y'akazi, kuko za mandwa ntabwo ziba zishaka yuko ubyuka ukajya gukora, zishaka gukuraza ureba, zikakuraraho, zikakubuza amahoro, zikakubuza ibitotsi, zikakubuza umutekano. Noneho bwajya gucya nyine zikagutera gusinzira, kandi amasaha y'akazi ageze ukiranwa umunaniro mu kazi. Ugasanga abantu bafite ibyo bibazo ariko batazi ahantu bituruka, ati hari wajya gusenga, wajya mu idini, biriya bintu byazamvaho. Umuntu akazasangizira mu idini, rero bya bintu bikimuriho bitarabashije kumuvaho. Babigisha nabo dufite biki gihe bati muvemo nyabingi, batamashitana kuvemo, bati bitega bikuvemo. Abantu bakikubita hasi bakabira urufuzi, bamara kubira urufuzi bakikubita hasi bakabasengera. Ariko bamara kugera mu rugo bamaze gutambuka bavuye muri rwa rusengero cyangwa se muri ya madini, ugasanga bya bintu nanone birongera birabagarutse, bikongera bikabuzura. Iwacu rero ntago ariko bimeze. Uraza tukagufasha, yaba ari imandwa gakondo z'umuryango,
ushaka ko tuzikuvaniraho cyangwa tuzitereka ukajya uzikoresha, ukaziha ibyo zikeneye, ukaziha amaturo, ukaziha umwero, ibyo birashoboka turabigukora, cyangwa tukazigukuraho zikagenda zikava mu muryango wawe, zikava mu bana. Aho niho abantu usanga bafite abana batoya n'abana bakuru bajya kuryama ugasanga nijoro barashiguka bakabyuka bagasimbuka uburiri bakiruka, bati umwana wanjye se yabaye iki, byagenze gute? Naho ntari kumenya ko za mandwa z'umuryango bimye inzoga, bimye amata, bimye icyo zishaka, cyangwa se abantu bamwe bakaziterekera bakazibateza bo mu muryango guti runaka. Nibyo byo biteza amakimbirane. Wajya kumva ngo masenge ngarandoga, ngo data wacu ngarandoga, ngo nyogokuru nawe ngarandoga. Akuroga gute se kandi atagusanze mu rugo ngo agire icyo aguha? Ahubwo ni za mandwa we yabasha kugira icyaha, uwo akagufata nkaho hari icyo ufite umwima, none akavuga ati nimugende mu ndebere uriya mwana ntagira amahoro ntasinzire, azanyibuka ndebe. Ugasanga bijemo kurimamo abantu ibice, ukavuga uti sinzajya kwa masenge, sinzajya kwa data wacu, kubera yuko barandoga bafite ibitega banteza. Nawo ntumenye ko ari za mandwa z'umuryango cyangwa se bakoherereza. Noneho ukaba waza hano twe tukagufasha zikakuvaho, ugakora akazi kawe kakagenda neza, ugatekana, ukaryama, ukorora, ugatunga. Kuko no gutunga nabyo biba bigoye ufite za mandwa, kuko zishobora kwica amatungo, cyangwa se ukayorora yajya byara ugasanga zirapfuye, buri munsi zikabyara izapfuye, ubundi zikabaho zumye, zitera imigeri, zisakuza. Urumva ko za mandwa zifite uruhare runini zishobora kwangiza mu muryango nyarwanda. Abantu batabashije kubimenya ngo batugane baze tubafashe, bere kugana ibyo by'amadini cyane bitagira icyo bibamarira. Ntabwo tuvuga ko batajya mu nsengero, bakagombye kujyayo, ariko bakibuka n'umuco gakondo w'abanyarwanda, cyangwa se n'ibyo bafite bakumva bibarimo, cyangwa se bakaza tukabibarebera, tukabibafasha bigakira bikarangira. Hanyuma hari wenda abantu badukurikiye muri kano kanya bavuga bati ariko abavuzi gakondo kuki iby'iyobokamana batabyumva, baba bashaka kumva ko byaba ari byo bikomeye cyane? Ntawe ushobora kubyumva gutyo, uwo muntu wamubwira iki? Ngira ngo umuntu wavuga ko tudakunda ibyanditse muri Bibiliya, cyangwa se dushobora kuvuga Imana nabi, ngira ngo yabatandukiriye, kuko n'abasogokuruza bacu n'abakurambere bacu Imana bari bayizi. Nkuko natangiye kubivuga, bakoraga ibintu byose ariko bakavuga ngo Imana yacu, rurema yacu, Imana y'u Rwanda igataha i Rwanda. Niyo mpamvu usanga abanyarwanda barakundaga Imana. Usanga abantu bafite amazina avuga ngo Habimana, Mukamana, ugasanga amazina yose ubu ugiye kuvuga ukagenda wongeraho Mana, wasanga nk'abantu nka miliyoni zingahe mu Rwanda bayafite, kandi ugasanga n'abantu bakuze bafite imyaka za 40 za 50 za 60. Ni ikigaragara ko rero tutarwanya ibyo bintu byo gusenga, cyangwa se ibintu byo guterana, cyangwa se tutarwanya icyo gitabo cya Bibiliya kirimo ibintu by'ubuhanga. Ntabwo tubirwanya rwose, turabyemera. Nayo mpamvu nakubwiye natwe igitabo turagifite. Dushobora kutajya mu materaniro ngo tujye guteraniramo hariya, kuko twebwe tugisomye dusanga havuze ngo nzagendera muri bo, nture muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye, cyangwa se imibiri yanyu n'insengero zanjye. Twe turabyemera, ntabwo tubirwanya rwose. Tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, kuko tuzakomeza kuganira namwe. Utaha muzatubwira ni miti hano mbona hano mufite myinshi itandukanye, mutugire niyo mwibandaho. Nagira ngo mwongere mwibutse ahantu mukorera abantu, hanyuma munababwire nomero zanyu za telefone bashobora kubaboneraho mu gihe baba bafite ibibazo nk'ibyo watubwiye haruguru, ndetse n'ibindi bitandukanye mwabafasha. Dore ndi kubona ari n'amavuta y'intare, n'ayiki? Aya ni amavuta y'intare. Ngira ngo iyo tuvuze ngo amavuta y'intare, abantu bamwe batangira kutubaza ibyo bibazo, na hano baraza bakabitubaza ati se intare ziba hehe? Ko mu Rwanda bazikuye kure, ese murazikama, muzikura amata mukabona amavuta, bigenda gute? Ati se ntiyakurya? Ugasanga ni ibibazo birebire. Ariko dukunze gusubiza igisubizo cyihuse gisobanuye. Tujye dusubiza tukavuga ngo amavuta y'ingurube aboneka gute? Ese ingurube barayikama? Aya mavuta rero uburyo aboneka, twebwe muri ibihugu duturanye byinshi atari hano mu Rwanda, ibyo bisimba nk'izi nkuko muri kuzibona, yaba intare, yaba ingwe, n'iki muri kuzibona ahangaha, aho hanze muri ibyo bihugu, yaba ari Uganda, muri Tanzania, ndetse no mu bindi bihugu, babasha kubona izo nyamaswa bakazigirira nabi, noneho bakazitega ni nk'abarushimusi, niko nabyita. Noneho bamara kuzishimuta bazishyize mu mutego, iyo ntare nyine irya, ngira ngo ntirya n'ibyatsi hari, kuko nakunze kuyibona
sinigeze mbona ibyatsi na bikeya gushaka kubitungwa n'inyama, noneho bagafata za nyama zazo bakazikaranga bakaziyaza bakabona amavuta nk'uko babona y'ingurube. Nubwo buryo ayo mavuta aboneka. Hari ikindi wari umbwiye ati ese abantu bagushaka bafite ibyo bibazo by'imandwa za gakondo zo bohererezwa, abantu batezwa amahembe za gakondo z'umuryango batagira icyo bahubwo bakagana mu nsengero bakazagumamo bakamugara, zikabateza kurwara amaguru, umutima ndetse n'ibindi abaganga bakizungu badashobora kubona. Ngira ngo iyo miti yose turayifite, ngira ngo barayibona hari hano iragaragara. Bazaza ahangaha tubafashe kuri ibyo bintu bijyanye n'igice cyo gutera akabariro kidakora, ugasanga za mandwa zaragufashe cyangwa se barazikoherereje, ugasanga uti ngewe ndabipa cyangwa se ngiye gutera akabariro binsaba kwishakisha, uti manzo nkoreho numve bigende gute cya gice gishinzwe imibonano mpuzabitsina kidakora. Hano uraza tukakizingura kigakora, ukamera neza ukaba muzima. Cyangwa se za mandwa b'abantu batewe n'imandwa zikabuza kwituma, igice kijyanye n'amara ntigikore neza, umuntu ugasanga aramara iminsi 3 agiye kuri wesi cyangwa se arituma rimwe ku munsi, ugasanga byamutera kanseri y'amara. Bakamubwira bati genda unywa amazi litiro zingahe. Ahangaha tubafitiye iyo miti. Si nicyo gusaba abantu bagumiye baheze iwabo, abo nabo turabafasha, tukabazingura bakabasha kugira ubuzima bakaba bazima, noneho bakubaka urugo bakaba bazima, kuko dushaka no kubaka umuryango nyarwanda. Nabo bantu bafite nyine bitega imandwa zibararira mu ngo, bashobora guhitamo ibintu bibiri: kuzibaterekera bakajya baziha nk'uko basikuruza bazihaga, cyangwa se tukanazibakuriraho bakagira amahoro bagatuza, ntibagire ikindi kibazo. Ngira ngo rero batugana nk'uko wari ubitubajije, dukorera Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, Nyamirambo kuri 40, ahitwa ku musigiti wa Sezike. Iyo uhageze naho ngaho. Telefone zacu zo zirahari, ni abakoresha MTN ni 0788 93 192 abakoresha Airtel Tigo nabo ni 07 288 16 227. Ngira ngo izo numero zacu ziba no kuri WhatsApp. Kandi ntago dufasha abantu bari hano mu gihugu gusa, kuko urasanga hari abantu babashije kujya gukorera hanze y'igihugu bakagenda batubahirije amategeko y'imandwa nabo, cyangwa se batagize ikindi kintu bakora, bamara kugera handi bageze, bari Burayi, bari muri Amerika, bari no ku yindi migabane wenda ya Afrika hirya kure, ugasanga za mandwa zibagujije amahoro, ntibasinzira, ntibahwemye, mbese ntibabasha kurya, mbese nta na kimwe kigenda. Umuntu ati abagore bamaze kuba 5, abagabo bamaze kuba 5, baraza bose bakagenda bakanenda bakigendera. Nicyo za mandwa ziba zishaka, kubera ko utazikorera icyo zishaka. Abo nabo bari kure turabafasha, dufite uburyo bwo kubaha imiti hano, dufite uburyo imiti bageraho ku buryo iminsi itarenze 5-3, niyo yaba ari muri za Canada, mu Bwongereza no ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi, babasha kuyiboneka bageraho kandi bagakira vuba. Ya turagushimiye cyane rero, dushimira kandi n'abakomeje gukurikira ibiganiro byacu. Mukomeze mugire ibe byiza, mukore subscribe, sharing ndetse munakore comments, mutubwire ibyo tubongerera mu biganiro tubagezaho bitandukanye. Nabo reka tugushimire cyane kandi wakoze kuduha umwanya. Namwe murakoze cyane kandi ni karibi wacu muri Isanga.